burira buracya bibaye umunsi wa kabiri. kuko nta kinanira Imana. Turacyakomeje kuzirikana aya magambo yo mu Ivanjili ya Mutagatifu Luka, umutwe wa 1 umurongo wa 37 abwirwa umubyeyi Bikira Mariya. Kominote ya Emmanuel yongeye gutumira abantu bose muri Noveni, ni ukuvuga amasengesho akorwa mu minsi 9, aho tuzaba dusaba Yezu kugira ngo mu bibazo bitwugarije atabare imiryango yacu, ingo zacu, abana bacu, abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, Abarwayi bacu, igihugu cyacu, akarere kacu, isi yacu, kiliziya yacu, n'ibindi binyuranye nk'ubukene butwugarije kuri roho no mu buzima busanzwe. Aya masengesho azakomereza mu mutambagiro kuri centre ya Emmanuel ku Kicukiro iruhande rwa UNIRAC. dukomeze gutumira abo muri famiye zacu bose bemera ko rwose nta kinanira Imana, nk'uko twabibonye ku muryango wa Cyprien na Daforoza Rugamba, aho Imana yabafashije kwihangana basenga, bagahinduka, bakababarirana, ndetse bakamaramaza barangamiye ijuru. Hatuma abakristo gatolika n'abatari bo, kubera ko Bikira Mariya dusabira twese atarobanura. Abatari bahari bushize muhumure namwe murahishiwe. Noveni izamara amezi 9 ariko iba rimwe mu kwezi. Kuri uyu wa gatandatu rero tariki ya 4 z'ukwa gatatu 2023 Noveni izatangizwa n'igitambo cya misa kuva saa 11:15 za nimugoroba. Gahunda izakomeza kugeza saa 1:15 z'uwo mugoroba. Mutumire benshi kandi namwe ntimuzabure. Nimuze dutangire urunana rw'isengesho bityo umwanzi atsiratsizwe.